hari n'umumama noneho yabyeruriye arabibwira ufite abana basa nanjye babiri sabe abantu basa natwara twanga ibyo ntabwo ari ibanga aratwanga ibi ni ibintu twashinga n'urubanza twajya kuburana nawe aramutse avuze ngo nkwe twe twamuburanya kandi twamutsinda kuva Isimbi TV yaturendinga wari wabona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu wari wabona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ku Isimbi tujye muri riba ariko ngenda saba riba ko turi buburanira ahagaragara ngiye nasabe tuburanire ku karubanda bashaka badukirana izuba riva nutareka ibyo bintu byo kurobanura abantu Isimbi TV zahanuka nkuko ubwami bwa Babuloni bwigeze guhanuka umuntu waryanye kamwe na Yago wesabe ugahemukira Yago kugeza kuri rwego urabona atari we wabaryanishije ariko abantu bose bari nyuma ya sabe ngamu mubi nyuma tureko ko ari ubahagafuka k'umuceri ngo muri abafana wowe mwararindagiye genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire ye dora gashya dora umuganga uvura abandi nibakoremo nta wundi ni buganga Kivumbi waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira igifu umwijima amibe kwikinisha kurangiza vuba abagore babuze imihango umugongo udakira umwingo kubyimba amaguru amarozi y'amahuhirano ese wa mugore waba warazinzwe rubimenye igisubizo nta kindi gana muganga Kivumbi ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV mu Rwanda no hanze y'u Rwanda ndabashimiye cyane nabasuhuje nyandika Samu Gakire nkomeje urugendo rwanjye nizere ko iyo meze neza cyangwa se iyo nishimye iyo mwishimye nanjye mba nishimye abatameze neza mwihangane Imana ejo izabigenza neza cyane Chobi ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho niwe turi kumwe mu rugendo karabo k'Imana umeze neza meze bon meze neza cyane yego nari nagukumbuye maze igihe ntaza ku Rugendo Online TV ndagusuje n'abantu mudukunda mukurikira Urugendo Online TV mwese ndabasuje aho muri hose ku isi yego karabo niwe turi kumwe ntago twari duherukanye tugiye kuganira ku bintu biri ku imihanda iriho ibintu byinshi cyane bimwe na bimwe nibyo tugiye kwiganiraho tugiye tuvugaho cyangwa se twumve nimba hari inyunganizi natwe twatanga ku bitekerezo abandi baba batanze cyangwa se kubiri kuvugwa hirya no hino inkuru ziri kuvugwa hirya no hino ngira ngo mu minsi nkinga ishize turi kuvuga ku iburana rya nibishaka Tojene umuhanuzi ngira ngo ari naho hagaragaye abahanuzi bagenzi be Ezekiel Juste ndetse na Pastor Claude aribo bamureze yego ngira ngo ibyo byaravuzwe cyane mu minsi kurikiyeho hahita hazaho ibyo nakita saga y'umuko hari uriya mukobwa bamwita nde nabonye uri kwiha sabe wa Isimbi Clara afite na channel nimba ari ngo Clara TV show na Clara TV show Clara ati ndashyira hanze ibintu byinshi cyane kuri Sabe nawe wari umaze iminsi atavugwa muri social media ariko ngira ngo muri no minsi ari muri topic ziri kuvugwaho cyane tukongera no kuzana no kuri Ndimbati we ni umunyadushya cyane ni ibintu byinshi cyane turi buvugaho ariko karabo k'Imana muzi ko nk'umuntu w'umusesengozi hari ibintu byinshi abafite by'umwihariko ku bantu bagiye batandukanye karabo imihanda imeze ite imihanda irashyushye imihanda yashyushye hahiye hatokombeye ariko nicyo cyiza nyene cya social media cyangwa se cya entertainment nuko uyu munsi haba haturendinga ibingibi ejo hagaturendinga ibindi bituma nyine abantu barushaho kwishima so bino bintu rero ndabireba mu buryo bubiri birimo entertainment ariko birimo nanone ukuri kwinshi ariko nanone sinemeranya n'abantu barimo kuvuga ko ibi bintu birimo amashyari nta mashyari ahari ahubwo abantu barirengagiza ibintu biri reality bagashaka ko abantu bavuga ibihwanye n'ibyo biyumvamo byande ko navuze inkuru nyinshi ubwo ndi kuri point ya Sabe kuri kote ya kuri buretse gato mbere yuko twinjira kuri Sabe wa Isimbi ngira ngo ni umunyamakuru mugenzi wacu ibyo byose n'umuntu nkunda kubona kuri social media
bamwataka bamwe bakavuga ati ni amashyari muba munamufitiye abantu bamwe na bamwe ibyo bintu by'ishyari reka bari byo duheraho mu bintu bya YouTube habamwe amashyari menshi mbo mu bintu bya YouTube harimo amashyari harimo amashyari ndetse cyane ariko kuri ntuza ku ruhande rwa Sabe hari ukundi kuntu ngiye mbibona ntabwo ushobora kumbwira ngo Karara nk'umumama mubona wiyubashye kuriya ngashobora kuza nawe ngo aje muri gahunda yo kuza kuvuga Sabe nk'umuntu umukasa kubera ishyari wenda yaba mufitiye oya nta cyari rihari ikindi abantu bakurikire abantu bagiye bagirana ibibazo na Sabe ntabwo ari abantu basaba umunyu ugiye kureba usanga Sabe yaragiranye ikibazo n'uwo bita Ndimbati Sabe yagiranye ikibazo na kameramani we nako si n'umwe ni benshi oya ibibazo by'abakameramani bo reka tubyihorere kuba watandukana n'umukameramani ntabwo bivuze ko mwageranye n'ikibazo ariko bo bavuga ko cyabayeho noneho tukomeze Sabe yagiranye ikibazo na kari benshi cyane na Firidausi wa undi bari inshuti bagiranye ikibazo ntibacana uwaka rero na Yago yagiranye ikibazo na Yago buriya n'uyu munsi ntabwo barimo kuvuga rumwe ariko nzi ko nta kibazo bafitanye kirahari kandi njya mbona Top Shot yarabivuze kandi njya mbona ntuza posting indirimbo ze Sabe arazipostinga ariko ni bya bindi byo kanabwira abantu ngo bamushyigikire ni bya bindi nyine byo kwihahira abagira ngo abafana ba Yago nabo bakomeze bamukurikire birani mu buryo bw'akazi icyo kibazo cyo ntacyo oya tugiye kwanzika ikiganiro reka duhere kuri wowe nabonye ejo warakoze ikiganiro nawe uravuga ngo hari uburyo ngo kubera iki ubonye Karara ari kuza kuvuga ikibazo afitanye na Sabe nawe ukaza uhinjirira ukavuga ko wigeze kugirana ibibazo na Sabe akanga kuguha ibiganiro agendeye ngo harya waravuze ngo yagendeye kuki ku bumuga bw'uruhu uko ngaragara nabonye n'abantu nigeze kwinyuza muri comment mbona abantu babigize big deal ariko kuba mwanyumva mutanyumva I don't care nta kintu bintwaye rwose ntago byitayeho so ariko mbere yuko wenda dutangira ikiganiro ubu ngubu mfite studio nasinyemo contrat nabonye studio ubu ngubu igufasha y'umuziki ndimo ndabarizwamo barankora indirimbo ku buntu n'amavideo wagiye kujya sohoka rero nabandi bahanzi mukeneye studio nziza yo gukoramo imiziki muhamagare kuri 0783341642 yitwa Terezoro akorera hariya munsi ya Miki mbo warumbaje uti kuki wuririye ku kibazo cya Karara kuki wowe wenda utaje mbere buriya ngiye no mu bantu bavuze kuri Sabe bwa mbere umuntu wabikubwira n'uwo bita Niyonsaba ninjye muntu waje bwa mbere Albert nushaka umuhamagare umubwire kuko nge nabivuze kuri Baraka TV n'ikiganiro Sabe yarakibonye akimara kukibona madame aza kumuhamagara Niyonsaba Albert harya si MC akaba n'umuhanzi uri indirimbo zo weya Niyonsaba Albert n'umunyamakuru aya nibyo kuri Baraka TV Sabe icyo gihe nigeze gukora ikiganiro nyuma nagikoze kuri Baraka TV ndongera nyikora kuri Big Town Sabe ubwe yihamagarira madame ati nashaka ko mumpa ikiganiro ariko Karabukimana nabonye yarandakariye ati sinzi nimba yampa ikiganiro bigakunda madame aramubwira ati Karabukimana buriya ntago ajya akomeza ibintu ushatse wamubwira mugakora Sabe aramubwira ati ndaza kumuhamagara bihita birangirira aho ngaho ahubwo ngo nanone nsigaranuje kuko nge sinigeze numva hamagara madame wewe ugeze wa approachinga Sabe umusaba ikiganiro naramuhamagaye kuri telefone na warabizi yego naramuhamagaye ndamubwira ni Sabe wiriwe ati yego rwose yitaba neza ndamubwira ni rero nitwa Patrick Mazimaka ngo yego ndashaka ko uza mu bukwe bwanjye icyo gihe nifite mariage ejo bundi mu 2020 mfite ubukwe ninashakaga ko uza ukanshyigikira nk'Isimbi TV acecekaho gatahita ambwira ngo ngo none se ngukora iki nabwa ndi umuhanzi n'ikindi mfite n'ubumuga bw'uruhu oya ngo ntabwo uzina ufite rikwemerera kuza hano ku Isimbi urumva abimbwiye ndaceceka ariko ako kantu nyine karandya cyane ariko ntekereza ko uburyo yabimbwiye ntago we yambwiye ko ntago yashaka ntago ari ikibazo cy'izina nari mfite ritoye ahubwo we yamaje kumva nshinyama akantu ko nsagurya afite ubumuga bw'uruhu ahita bigira intambara reka nkubwire abantu Sabajya yakira bafite ubumuga bw'uruhu ntago babura
oya reka nkwereke hari uwo yigeze kwakira kera rimwe nabwo yishakisha kera Saba agitangira hari uwo yakiriye rimwe nabwo ariko n'uburyo yamwakiriye wabonaga atari ibintu yakoze nk'umuntu ubikunze yabikoraga mu buryo bwa business yabikoze mu buryo bwa business nabwo ari kamwikiza agira ngo arebe ko yatrendinga murumva yari akirimo kwishakisha buryo uri umunyamakuru ukishakisha ushobora no kwakira umuntu udakunze ariko buryo umuntu kugira ngo umumenye neza koko nimba yanga abantu cyangwa atabanga umumenye yageze hahandi hakomeye hahandi buri muntu wese aba yumva yajyayo rero njye akimara kumamagara gutyo akimara kumbwira gutyo ntavuze nimbo nta kibazo reka ndebe n'abandi banyamakuru nta birenze mpamagara Irene arambwira ati se uri tayari ahubwo nze dutwike ndahari ati ndaza rwose ati wetegura utuntu twawe neza ndaje twashumike hashye karabo k'Imana buri Irene n'imfura cyane buriya nkubwire Sambu Gakire buriya nawe ndanagushimira cyane ariko Irene nawe mu bantu bambaye hafi buri Irene ndamukunda cyane 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 yambaye hafi ni wa muntu twagiye tugerana n'utubazo bikaza kurangira we ambwiye ati ngwino two tubazo twageranye tuturangize kuko Irene ubwanjye ngewe nigeze kumuhamagara agikora ku Isango Star ncakwamo ikiganiro muri Sunday night ndamubwira nti se Irene wampaye ikiganiro ngo witwa ndese ntitwa Karabo nitwa Patrick ngo mwana ngo izina ufite ngo ntago riratrendinga cyane ngo buretse ngo banze ukore ariko abimbwira nta wundi mutima mubi wumva ko abivugana kuko naragiye ndakora bya danje Irene ni wanyihamagariye Irene rabizi nawe yabikubwira muhuye yarampamagara arambwira ati genda shaka dukorane noneho wanyemeje ibintu wakoze biraryoshye nsanga no mu rugo nsanga iwanjye mu rugo kabisa yaje inshuro Irene yaje mu rugo inshuro zigera muri 5 mu rugo aza kugeza kuva yagiye azatega akigenda na moto kuva nahagura imodoka akomeza kuza mu rugo turanasangirira ku meza amwe no kwisahani imwe rero Sabe ntekereza yuko bino bintu we abakora aba bifitemo n'ikintu bita ubugome abifitemo ubugome cyane aho uzatinya umuntu ujya kurika umuntu ufata decision akavuga ati jewe ibyo abantu bakora byose ntago nshobora kuza kuri kamera ngo ngaragare ibira byo ntago ari ikibazo reka mbanze privacy reka oya namahitamo ya buri muntu wese reka we kugeraho ukigaragaza oya none njyewe ndi Sabe ni Sabe afite uburyo mu muntu bwe nimba yaravuze ati njye ntago nshaka kwigaragaza ndashaka gukora akazi kanjye kakagenda neza kandi atagaragaye hari ikindi rero kiba kibyisha inyuma nuko abashaka kugira ngo na ya mafuta akora batazamenya uwo ari we ubusanyuza hano wamenya ngo Sabe niruna wenda ni muri bari ndimo ndabona hari haruguru nise gisimuzi sibyo aba yihisha inyuma ya kamera wapi nukuri ntago isura ye nyize usibye ari amafoto mbona ariko nta wamenya nimba ari we ariko ubwo we nimba umuzi ubwo wenda niwe yagaragaye kuri kamera se abantu bakamubona oya nta mwanya ntago byo si iki kibazo icyo cyo ntago ari iki kibazo gibyo oya ni ikibazo gikomeye nagaragare icyambere cyo buri yafi abanyamakuru bandika mu binyamakuru rabazi amasura yabo Sabe afite complex nawe afite complex y'ukuntu wenda Imana yamuremye ariko Sabe itinyuke itinyuka urashoboye ngwino kuri kamera wiyereka abantu n'ubundi Simbi TV yaradunze yarazamutse igihe kizagera azabikora singira ngo nabonye ejo bundi na Irene yerekana akaboko ke gafite ubumuga ariko Irene yagiye nabigaragaza kandi imbere ntabwo yigeze abyerekana reba imyaka yose yarishize akora ibiganiro yasize ukuboko mu mufuka Irene se ubwo nta muntu wari uzi akaboko kawe ariko we yarigaragazaga ariko ejo bundi igihe cyarageze aravuga ati iki nicyo gihe cyiza cyo kubwira abanyarwanda uburyo byagenze uburyo byaturutse bajya kumukingiza ari umwana akingizwa n'umustajeri amutera urushinge nabi bimukuriza ko imitsi y'akaboko ke ndabizi yarabivuze ibyo ntago nabyumvishe n'ubuhamya bwe ariko Irene ni ibintu bigaragara ko yarezwe ariko umuntu witwa Sabe hano muri iki kibuga umuntu witwa Sabe muri iki kibuga nta arabangamye nta n'ikintu afashije u Rwanda nta kintu afashije leta y'u Rwanda aho ntabwo kara buretse nta kintu amaze uriya Sabe karabo twagiye tubona Isimbi TV yakoze iki ivuza abantu bande benshi bande Isimbi TV yakoze contribution yo kuvuza yavuje bande ndakubaza ubu Kanimba yarakize urwo n'urugero rwa mbere neza ko yakize yego ejo bundi twarabibonye none se yarakize ari gukora ikiganiro avuga ko ninde wamuvuye se ndakubaza
contribution y'abantu bakurikira Isimbi TV umuryango mugari bakoze atari n'uwo nguwo we yatanze angahe Eliane ubu ari kuvuza umwana we kanseri i Burayi contribution yavuye ku Isimbi TV twagiye tubona abantu barwaye baza ku Isimbi TV buretse mbanze bahicara egereza hano mikoro buretse manze nsoze kuki se kuki buri munsi yibanda ku bantu bafite ikibazo akabagaragaza kuri kamera mwebwe ntacyo mwumvamo kuki ataza ngo arebe abantu bakennye kuki yuririra ku muntu ufite ikibazo runaka Isimbi yagiye ihuza imiryango y'abantu baburanye bande se yahuje nde nande Sabe yarakoze pe yahuje nde nande ndakubaza twa appreciating ibikorwa umuntu yakoze umva nkubwire nimba ari nikosa yaba yakoze ariko umva nkubwire reka nkubwire Sabarutwa n'urugendo Isimbi TV rutwa n'urugendo Rayini TV buretse gatoya wazamuye Fabrice turabibona sibyo wazamuye Gasoji turabibona sibyo wakoze ibintu byinshi ku buryo tuvuga ngo Samu Gakire ni umuntu ufite ibigwi uyu munsi reka nkubaze uyu munsi baguhagarikanye na Sabe hano Sabe ntafite Isimbi TV ntihazamutse Isimbi TV ntiri hejuru uyu munsi ninde abantu bahamanota si wowe Sabe ni grand frère ubu nubaha ibikorwa bye wafatire ne muri ndabu kamugeranya na Sabe Irene muri ndabu wafashe niyo boss kakamukura mu mibyuko sha agafata Vestina na Dorcas akabazamura agafata abantu basikayito bose akabazamura natwe twese yashyize ukuboko kugira ngo tuzamuke n'isubu Sabe yakoze iki Sabe we bari abantu impamvu bazana barwaye kuriya abazana agira ngo agire n'akantu abonaho ni nka iza content za Freemax yajyaga ikora kera nubwo bagezo bakabireka Freemax yajyaga ikora content cyane z'abafite ubumuga gusa ariko bo nta kintu nabarenganyaho kuko bo banabikoraga mu buryo n'uwo muntu barimo gufasha wenda ba making sure nimba yazamutse kuko natwe baradufashije buri Freemax yo ndayemera cyane ariko Sabe mu bantu bangiza iki kibuga arimo w'ikintu cya mbere akoresha urumva akoresha amarangamutima ye cyane akica ibintu cya kabiri akoresha ivangura urumva nyumva umva nkubwire nge nakubwiye ngo nimba afite ikibazo najye kundega nge turaburana ahubwo none umva icyo nshaka ngewe ubu ngubu naje kumucokoza we Sabe naje kugucokoza kugira ngo uvuge tujye kuburana mu rukiko n'abantu bakubonere mu rukiko ibyo bintu byo kwihisha ugaragare ngewe ndashaka kugira ngo nkucokoze undege tujye guhurira muri RIB tuburane basa mu Gakire bateho kamera bakubone ibyo bintu byo kujya wirwa wihishe nk'urukwavu nuko yakwimye ikiganiro yirwa yishe nk'urukwavu ruri mu kirugu kare oya nagaruka ngo ni ikiganiro nagaragara ikindi buriya Tanazi oya n'ikiganiro ndagishaka niyanga turamwirukana ku Isimbi jewe ndebe umunyamakuru tugende tumutere nimba se twabyita kudeta jewe ngenda nkora ikiganiro n'undi munyamakuru tujya uploadinga ku Isimbi TV urumva ibintu yigize ariko reka ubwire Samu ntaga abantu bose bagirana ibibazo n'umuntu umwe ngo bikunde urumva Karara yaraje amuvugaho ntuza amuvugaho Firidausi ndimba atamuvugaho abantu benshi bamuvugaho nk'ubejo bundi nimba koko abantu bapinga ko Sabe atari umugome nk'ubejo bundi yajijije ikindi Ndimbati gute Ndimbati yagize gutya aratekereza yibuka ibintu Sabe yamukoreye bibi by'ubunyamaswa wibuke ko Sabe ntuza Ndimbati ajya gufungwa ari Sabe wabigize mu ruhare so byibuka kari wowe wakishyize n'iribu umva nkubwire si wowe washyize inkuru hanze bwa mbere arongora umuntu utujuje imyaka yarongoye se utujuje imyaka ntago inkiko z'u Rwanda se ntituzemera ko zikora 5 kuri 5 nizamurenganiye se nkuko nanjye wazuka mu buhamya umunyamakuru utagira urukundo ni munyamakuru nyabaki ase mwebwe makuru mubitse ko mutashyira hanze ko mubitse amakuru y'abantu benshi kuki mutashyira hanze ngende ndabona abantu nkikaga nkagira ngo ni Sabe uyu muntu kubera Sabe atanagaragara uyu muntu adushuje ngira ngo ni Sabe uraho neza ngira ngo numve ni imbijwe rya Sabe urumva noneho rero icyo nkubwira Sabe ntaga abantu bose bamwanga ejo bundi yagize gutya kuri Ndimbati akoresheje ikiganiro Firidausi abizi ko Ndimbati yamuhaye iki views buriya Sabe nta ni muwagira niyo mwakorana kajana ni wa muntu ushobora kubona ahantu hari ifaranga ntuza cameraman we ntiyabivuze kuri DCTV wahoze ari cameraman we yavuze ati Sabe ikintu biti ifaranga nta kintu atakora kugira ngo aribone yaraje afata Ndimbati wamuhereje ibiganiro amuteza leta baramufata bamukora investigation kandi leta koko yakoze igikwiriye ariko bitewe na Sabe kubw'amahirwe Ndimbati ararenganurwa
reka mpamagare ndimbati se mpamagare ndimbati wumve ko nawe wumve ko adasubiramo ibyo bintu nkubwire ko mwebyo mamuvuga nibiki ndimbati yaravuze ko yamubabariye byarangiye oya ahubwo nikosa yakoze Sabe ikosa yakoze ndimbati yamuhamagaye agira ngo biyunge kubera ko Sabe yumvaga yuko naramuka abyemereye kuri kamera ya ntuza ndimbati arabona views kandi ikindi nanone biragaragara yuko Sabe areta bimenyekana yuko Sabe atigeze amugira ishyamba kandi byabayeho simbona ikosa mu bintu byose muri kuvuga kuri Sabe mureke ubwo nawe hari akantu yagutamitse aya reka nihamagarire ndimbati urumva muhamagare mwumve nawe ko Sabe atamugiriye nabi byerega mba ndi icyamamare mbavugana n'abantu batandukanye ugira guze ntago muhamagara ndimbati itaba tuvugane cyangwa nawe ankore nk'ibyo yakoreye Sabe turebe nabyo birahita biba inkuru uraho neza ndimbati kanya turavugana waretse tukavugana nk'amasegonda ko ndi mu kiganiro live ndi mu kiganiro twe turimo tukuganiraho ariko none se we cyagiye kwamagaye Sabe waramuteguje tuwarakubye akandi aba bantu nabo bafite mu mutwe ntago bameze neza we yahamagaye ndimbati yahamagaye Sabe atamuteguje none nanjye ndamuhamagaye ngo iyo mbaza amuteguza ahubwo mise ndimbati nawe banza agera utuntu tw'udukosa nakubwiye ngo uraza gusanga mu bintu byose Sabe ari oya nukuvuga mu bigaragara umuntu bita Sabe mu bigaragara nta rukundo agira ibyo mbitsimbarayeho yarajyafasha abantu kwivuza benshi bagiye batandukanye nta byo kwivuza Sabe ikintu cya mbere giye namubonyeho n'umugome ahubwo giye bibaye byiza nimba atashoboye gufasha abantu bakwiye gufashwa Isimbi TV cyami kamanuka ikitura hasi iryo sengesho ntago ryabari ikitura hasi gahanuka nka kwa kundi Babuloni yaguye ubura kumusabira umugisha myinshi imigisha se iki imigisha kuko hari icyo ampa umva diplomate yararirimbye ngo mukire utaguha ngo nimba ngo mukire utagize icyo kumarira ngo ntakababazwe n'ipantaro utazamuye rero mano bose ibyo bikora ntabwo tubyitaye ahubwo twe tuzatuza tubakubikire mu gafuka kubera amafuti yabo ariko nkeka ko ikibazo ufite kuri Sabe uko yakwimye ikiganiro nyine yanyimye ikiganiro kandi ngira ngo n'ubusanzwe n'undi Sabe ngira ngo Isimbi TV bakoresha abagabo gake Isimbi TV ikintu cyambere Sabe ikintu cyambere namubonyeho nzi neza Sabe buriya ngo akunda ko televiziyo ye yajyaho abantu ngo bagaragara neza bafite uburanga urumva ariko n'ubucuruzi icyo ni icyasha buretse nko mu gihugu nk'iki amasura meza aracuruza buretse kuri YouTube buretse mbanze nkubwire kino kintu Sabe arimo arakora kivangura byo kuvuga ngo azana abantu beza kuri kamera gusa bagaragara neza ntago ibi yagakwiye kubikora mu gihugu cyacu cy'u Rwanda azi n'amateka y'igihugu Sabe nta muntu wigeze yirema wowe nimba ukunda his excellence perezida wacu w'igihugu kurikiza ibyo akora zana televiziyo none se perezida kuki adafata iki gihugu cy'u Rwanda ngo yirukanemo abantu abona badafite amasura wenda meza cyangwa badafite uburanga kuki atabikora kuki buri muntu wese amuha umwanya aho radio Rwanda igeze cya televiziyo y'u Rwanda bagateraho kamera kuri buri muntu wese agafata ijambo kuki wowe utagendera mu kirenge utagendera mu myumvire ya his excellence cyangwa y'abayobozi batuyoboye kuki ushaka gufata ibintu bya kera ugashaka kongera ukabigarura bya bintu byatumye u Rwanda ruba mu icura burindi umva nkubwire icyo umuntu bita Sabe icyo ndakibabwiye yuko ku Isimbi TV ntago wapfa kujyayo utari umuntu ufite uburanga icya kabiri niyo udafite uburanga aba yamekinze shuwa yuko ufite imbaraga z'amafaranga urumva niyo mpamvu rero Sabe wowe ugomba guhindura imyumvire ukakira buri umwe wese ntago Sabe ikintu cyambere bagaragara nabi badafite isura nziza icya kabiri ntago ajya yakira n'abantu b'abakene ntago ajya yakira abakene Sabe ahubwo aguha umwanya iyo ufite ibintu bifatika ugiye guha abanyarwanda bitari amatiko yewe oya Sabe ntago ariko waretse wahora niki ese ubundi inkuru yatumye uvumbuka ngo yuyu bita uwo Karara wari uri kuvuga
nibyo bintu bishobora kuba byarakubabaje bituma uri kuza erega karara we nta ibyo byatumye mvuga nongera kongezamo akavorime ariko karara ikintu cyanteye kugira ngo mwunganire karara yarababaye karara mu kubabara kwe ashobora kuba Sabe hari ukuntu yamuterese akamusaba karara akamwima urumva buriya karara yanze kubivuga wenda ngo adasenya urugo rwe cyangwa ngo umugabo atatekereza ko karara yaba hari ikintu Sabe yamukozeho ariko mu bigaragara biragaragara ko hari amakuru karara adashaka kutubwira kandi mu makuru yandi mfite ari inyuma karara yateguye episode ya 2 yo ni ikirimbuzi yibikize byo kuri Sabe none hiratwika ariko ko abantu bagiye kujya hanze amashusho aze yibikize amashusho aze bari gukora iki amba amajwi aze se arayifite se kandi ko umva ko mwavuze ngo YouTube ngo ntirashyu ngo zarashyushye ubu nibwo igiye gutokombera ko hari ibintu mugiye kubona mutari mwabona mubona abantu binyagambura bambaye ukuntu oromba oya umva ikintu giye mbanza kukubwira karara yavuze ababaye mureke ibyo yavuze tureke kumutererana tubyumve karara yavuze yuko hari umugore bari kumwe Sabe itazaramutwara ikubagaho ngo bahita bagenda ariko karara yarabihishe yanze kubivuga ariko biragaragara ko ngo bari bagiye gusambana buriya no gusambana buriya niho bari bagiye none se karara si wewe byivugiye nise bari bagiye yarajyanye umugore wa karabiki ninde wagutumye kuri Sabe karara yarabivuze urumva none se karara yabivuze atabizi uwo mugore ubundi kandi uwo mugore ngo yarafite umugabo yaramujyanye umugore w'abandi ufite umugabo nose ntago aho umuntu irifuti kandi uwo mugore yari arimo araganira na karara yamujyanaga yamutesheje uwo baganiraga yaramucyuye wenda amuhaye lift amucyura samujyana he karara ntafite imodoka si umukire haka ibintu byose ubibara mu bintu by'amafuti gusa iby'amafuti ariko gute konzi icya mbere cyo nuko karara ibintu avuga ntago abeshya ndamuzi n'umugabo we ndamuzi n'abantu bifashije n'abakire ntago karara yajya guhimbahimba ubuntu nk'ubwo ngo kara ariko ibi bintu mu byukuri tujye tushima mbona byagusharira oya impamvu ufite ikihe kibazo impamvu wenda bizi ko nawe erega n'abanyamakuru nubwo mwese mukuri itangazamakuru mwese murafanana aya ntago ari ugufana kuki wirengagiza ukuriza bo ntabwo njewe ibyo byose nkubwiye ntago wumva ko bifite meaning aho umuntu yakumva ko harimo urundi rwango ariko se reka nkubaze ntago Sabe umva nkubaze tukirengagiza ibikorwa byiza yakoze umva nkubaze ntago wigeze ukurikira saga yabaye ya DJ Brian na Yago ninde wayitangije se ureka mbaze nkubaze ninde watangije saga ya Firdaus na Ndimbati si Sabe ninde watangije saga Yago na DJ Brian reka tujye no kuri aho ngaho Yago na DJ Brian bari inshuti barishwanira reka we nta makuru ufite icara wiga wa mugani wa Skyto icara wigi Sabe ntuza Yago yicaranye na DJ Brian Yago aramubwira ati kuko ubundi Yago Sabe Yago yajyaga akunda gutumira DJ Brian buri kiganiro bakoranye DJ Brian bakamuha 50,000 Yago yakunda kumugurira ka fuel ka 50,000 none aza guhamagara DJ Brian bamaje gukora ikiganiro aramubwira ati rero iki kiganiro kizatwika ariko reka nkwereke n'ikindi kiganiro dupanga aramubwira ati ngewe ndashaka uzakora ikiganiro urabona ko uhora uyambara imyenda y'abagabo imeze ukuntu tuzakora ikiganiro waguze ikibuno birabibono by'ibigurana ti ugure n'ikanzu uyambare ubundi uze hano ku kiganiro yo kuno noneho hashya ngira ngo yari yanamwemerera amafaranga ari hejuru yayo yajyagamuha kuko buriya DJ Brian aca amafaranga buriya ariko nawe nazima zahananuka ubundi amakuru ntagurishwa DJ Brian nashaka isubira ariko ubu DJ Brian nsigaye ngira ukuntu mwemeraho ukuntu asigaye yitwara neza ho gake noneho Sabe DJ Brian aza kubimuganirizaho ko agiye gukora ikiganiro kwa Yago kimeze gutyo Sabe aramubwira ati oya ati iyo content yizane abari ngiye uyikora urumva umuntu waryanye kamwe na Yago we Sabe ugahemukira Yago kugeza kuri rwego urabona atari we wabaryanishije ariko abantu bose bari inyuma ya Sabe ngamu mubi inyuma tureko ko ari ubahagafuka k'umuceri ngo muri abafana wowe mwararindagiye ese nabantu ajyafasha inde Sabe umva nkubwire iriya saga ya DJ Brian na Yago iyo Sabe atabaho yaba atariho ku isi ntabwo iriya saga iba yarabaye imeze kuriya
byaturutse ku nda yamusumbye yo kugira ngo yikubire arye wenyine ibyo yumvishe byose content z'abandi azitware ariko ntabwo uzi intambara yigeze kuba y'ukuntu Sabe yajyaga abuza abatumirwa bajyayo kujya ku yandi macano akaza no kubuza Ama G The Black abuza Ama G The Black kujya kwa Yago reka nubwo ubone Yago ajya kwa Sabe ntabwo bemerana buriya n'uguferana ibyo ndi Yago ajya avuga ati ndi top shata nyina bamwereka ko ari top shata nawe akajya yari kabizi yuko Sabe ari ingona urumva ntiyagiye Ama G The Black se waje akabavamo ati abantu barimo kumbwira ngo sinongere kuzi wawe Yago Yago aravuga ati bihorere bareke bo ngabo Yago buriya ni n'umuntu nyine utajya ajya muri ibyo bintu nk'ibyo cyane kiretse waje umuzana ibintu byinshi cyane nibwo agukoma ariko abantu umuntu bita Sabe man nta mutima mwiza agira nta bumuntu agira ni umuntu ushaka kurya wenyine icya kabiri ni umuntu ushaka no kuryanisha abantu kugira ngo we ahora turendinga ari ku mwanya w'imbere no muri iki kibuga uziko abantu amasaga menshi mubona menshi abari yari inyuma yicecekeye kugira ngo akomeze acuruze buranga abantu ngo bazi ko ari innocent bakubonye ubwo ngo uri innocent rero ubwo ngo wahisemo kwihisha inyuma ya kamera ngo kugira ngo ubone uko ukora amabara twakuvumbuye sha nushaka igaragaze ubu ni umujinya wo yakwimye ikiganiro akore ikiganiro yihishe muhamagaye rega ntago ariko abantu bose basaba umuntu ibiganiro kumvuga tujye muri RIB ariko ngenda saba RIB ko turi buburanira hagaragara ngiye na Sabe tuburanire ku karubanda bashaka badushyira ahantu izuba riva tuburanira ahantu ku zuba mubwire ni we Sabe ni nabwo nkubonye ariko uri umunyamakosa abantu bose bamureba mwanike ku zuba izuba riva uri kumuvuga ibyo byose mutaranahura ntawe nzi ndashaka kugira ngo aze abantu bose bamubone Sabe ujya kundega noneho tuburane urumva tuburane umuhenereza urumva numva ubwo bigaragara ko nibyo uri kuvuga byose ako niwabonye Dekati binakora Dekati yihisha inyuma ya kamera akavuga ibintu Dekati wamenya Dekati bamwe baravuga ngo aba muri Amerika wende hari n'igihe abatuye Nyamirama Dekati twe turamuzi uramuzi se ako Dekati we ntari Dekati yitwa Olivier buriya Dekati yitwa Olivier se Dekati twakoranye itorero ngenda muzi neza turangije kwiga segonderi yewe Dekati ni umukapo ni umuntu usobanutse cyane Dekati ahubwo Dekati kuba utarapostinga akarabo k'Imana nawe uracyari mu mandazi Dekati umuntu bita Kasuku twahuye rimwe mbona ashatse kugira ubwoba ndambwira ni Kasuku humura ndagukurikira ndanagukunda kuko arambwira ati zino ufite ndaribona nkagira ubwoba umuntu bita Dekati Kasuku ndamukunda cyane Dekati Emi wo ku gihe wandika uyu nawe uhora uza muri Saga Young Grace hari ubwo nabahe bandi bari muri showbiz ubwo ndi kuvuga abantu twakora itorero ahantu bita muri Apayeri ikabuga iriya hirya ubwo turangiza kwiga segonderi Young Grace Mamalao Dekati uyu mwana ukunda kwemusinga imikino muri arena bita MC Brian ukunda kwemusinga muri za basket mu biki abantu bayi baramuzi bakunda kujya muri arena n'icyo gihe nawe yari umwe MC intore tuyisenge ndamubona ubwo ndi kuvuga ibyamamare twarangizanye n'undi mutipe bitaga Saju yakinaga mu runana neza Imana harimo nabandi bagiye muri Miss ntibuka abo bose twarangizanyije itorero ahantu bita muri Apayeri twakoranye itorero muri Apayeri irusororo mu myaka ya kera cyane nuko ahubwo wowe urumva ko werega we nawe se kuri cyamamare urumva uziranye n'abantu benshi cyane none se kara amakuru ya Sabe agiye kujya hanze none umva ko utamuvugaho nawe uri buvuge Sabe se mba nje namuvuga ko mfite amakuru ariko koko mba numvishe ngo ari n'umumisi ngo ari ugiye gusenya urugo rwe Misi wabangamiranye n'umuntu kwaje wa Sabe navuze makuru nje nkunda amakuru abafite fact ibyo ni biri imihanda biravugwa ako za biravugwa ntago bari nziza oya Sabe ni ingona man Sabe nta kigenda ariko Sabe karabo mupfike nantumire ku isimba arebe ko ibibazo bitarangira Sabe ntumira ku isimbi urebe ko ibibazo bitarangira kandi mu gihe bitararangira Sabe nukuri kw'Imana ngiye tuzizurungutana uzajya umbona uhekenya amenyo ikibazo nuko wazari hekenya rikavunguka ariko tuzajya twirirwa twiyesura hano ku mbuga nzajya nza nkuvuge mpaka
nibakumbazaho nanjye nze ebana nkukubitire mu igunira. ariko mu kanya wari uvuze ngo Sabe rega yahama umuntu wari uvuze ufite ku bintu bya umuntu ufite umva Sabe wenda kugira ngo mbanze nkubwire ujya kubyandimbati ndimbati we numvishe nawe nta kigenda umuntu yatunguye yago Sabe mu kiganiro aramuhamagara aramwitaba Sabe aramubwira ati ntago byakunda none nawe ndamuhamagaye ngo mu kiganiro ngo buse ngo ko utanteguje wese yateguje Sabe Ndimbati nawe asubire ku ishuri Siko Ndimbati njya mukira ariko n'aba diaspora bakaza gukodesha iwabo ukuntu abanyemeyeho Ndimbati gabanya ibintu byo kunyemeraho nanjye ndi umustar kandi gihe natangiye ibintu by'ubustari wowe utaranamenyekana ugitwara Pastor Mutesi ntago wazaga hari muri Jovanisi wowe uje gutwara wa mushumba witwa Pastor Mutesi wakundanaga no witwa Chris uri aho ngaho utaranamenyekana ngende umustar ndimo kuririmba wewe wegamye mu modoka bagiye mureka kwiyemera buri abankomye mu kabongosho ariko ikintu nakubwira wowe Samu Gakiri njyewe ikintu cyo kuzigishobora kumbabaza nubwo wabivuze ariko ntabyemeye nibyuko wavuze ko Sabe ashaka kuba yarakwimye ikiganiro bitewe nuko ugaragara bitewe n'ubumuga bw'uruhu ufite. Hari n'umumama noneho yabyeruriye arabibwira ufite abana basa nanjye babiri. Sabe abantu basa natwara twanga. Ibyo ntabwo ari ibanga aratwanga, ibi ni ibintu twashinga n'urubanza twajya kuburana nawe. Aramutse avuze ngo nkwe twe twamuburanya kandi twamutsinda. Kuva Isimbi TV yaturendinga wari wabona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu wari wabona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ku Isimbi ako ntiyaburaho ntawe tumushatse twamubona ni ibya kera gitangira kwishakisha kandi nabwo numwe yakoresheje urumva Sabe dufite abantu barangije kaminuza dufite abantu bakora hano bakomeye hano mu Rwanda dufite abakora muri parike bafite ubumuga bw'uruhu hari ibyamamare bitandukanye wari wabona umuntu uca ku Isimbi iriya Simbi rutwa ni yakavaho Isimbi ntago bakoresheje ntuza bakoresheje n'umukobwa wagiye muri video ya King James reka Claudine ntago yageze uca ku Isimbi reka je wari umumama wamuhamagaye afite ubwana bwitwa Nicole na Nikita bajya baca kwa Yago sujye babona aramuhamagara Sabe aramubwira ati wapi mama aramubwira ati njye ufite babana bameze gutya na gutya ati reka ukuntu yiyemera arasuzugura nk'ingunzu ni wa muntu ushobora kubureba ikusa agahita gukubazeru kandi bambwiye amakuru n'abamubonye bambwiye yuko ngo nta n'isura nziza afite ntise yiyemera niki asuzugura urasuzugura abandi nawe ntahuri we Sabe kara oya wimbwira ngo karabo jewe icyo mubwira mbonjewe ikintu ndi busorezeho abantu bari bategereje ngo ntinya bari bazi ko ngo ntinya ama comment mujye mwandika abantu badukurikiye ikintu nshaka kubabwira simbizi ibyo muba muri kuvuga kuri Sabe ngiye ntabyo nzi kuko vuga ibintu bifite fact ibyo mfitiye fact ni ibikorwa yakoze byiza nabonye iby'ubugome bwe no kuvuga ngo agira amashyari ese kutari wajyana yo Fabrice kutari wajyana yo Fabrice yaramukoresheje ariko bwa mbere ariko nanamutwara yo nta kibazo Sabe ni inshuti yanjye ngiye ubwo bugome muvuga ntabwo ndabona ibyo birakureba nuko mutari mwaserera Sabe yego wewe uravuga Sabe uramuzi Sabe ukubwira ati je ntago nagufasha akakubita mu gatuza ukagira ngo ni Imana reka mubwire Sabe ntago wakomeye kurusha Nebukadinezari yarakomeye kukurenza ariko igihe cyarageze ajya kurisha mu ishyamba imyaka 7 kubera ko Sabe nenge kuvuga ngo Sabe Nebukadinezari yageze ku rwego yikomanga mu gatuza aravuga ngo ubwami bwanjye ngo burakomeye Imana yamubwiye ati wese ubuto reka nze nkwereke bari ngo yari imubwiye ngo subuto iramufata itigendera imujyana mu ishyamba ajya kurisha agaruka yarabaye nk'igisimba rero we Sabe nutitonda Imana izakujyana mu ishyamba ujye kurisha nkuko Nebukadinezari yagiyeyo kandi ikira kabiri nutareka ibyo bintu byo kurobanura abantu Isimbi TV zahanuka nkuko ubwami bwa Babuloni bwigeze guhanuka ndabikubwiye ngende ikiremwa kidasanzwe ntuzaho ntaha ntuzi ibyo ndya ntuzaho ntuye wasanga ntuye kuri Marisi wasanga ngende ibya biremwa bidasanzwe bita alien urumva azaseba umuntu witwa Sabe muri iki kibuga agiye guseba isi igiye kumwota Sabe isi igiye kumwota uraje ubibone igiye kumwota abantu bagiye kumuvuga ebana ibintu bikomere Karabo k'Imana karareka ngushimire kuri analyse zawe ariko ntago
nemeranya nawe, niyo mpamvu tugiye kubwira abantu badukurikiye kujya muri comment bakatubwira ese mwebwe mukurikira Isimbi TV cyangwa se muzi Sabe mumubona ute, ese ibintu Karabo ari kumuvugaho bifite meaning cyangwa se bifite aho bihuriye koko n'ukuri cyangwa se ni rwa rwango ruri mu bantu bamwe na bamwe. Ejo mundi ndimo ndaganira na Anita Pendo yari yanumiye mu kiganiro muri kuri televiziyo y'u Rwanda, arambwira ati ariko Karabo ati nararebye nsanga abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntago mu trendinga cyane, ni wowe ukunda kugaragara ati kuki bataza. Ndamubwira nti barahari, nahubwo ikibazo nuko bakorerwa ihezwa. Ati rero ati twabatekerejeho nka Radio Rwanda, twifuza kubatumira, ati ndagira ngo unshakira abantu 10 musa ubanzanire mu kiganiro tubakorera ijoro ryanyu ryabahariwe. RBA kwisonga, RBA Radio Rwanda hafi yawe, buri Radio Rwanda ndayemera cyane, nabandi n'ibindi bitangazamakuru bikunda abantu bose bitarubanuye ku butoni. Umva rata mbabwire namwe basamugakire komereza aho ngaho, muri mu murongo mwiza wo kubaka igihugu, ntimuzamere nka Sabe, urumva ntimuzatane ngo mere nka Sabe, uriya yararumbye. Urumva samugakire uraceceka ari kubi Sabe yararumbye, mwe muzakore muzamere nkawe. Uriya no kuvuga ngo keretse naza wenda akaca bugufi agasaba imbabazi, ariko mu byukuri Sabe yarumbiye, yaraturumbiye yarazamutse yigira ikirumbo, ariko ibyo ntibibahungabanye nyine tu. Kara urakoze cyane. Ahubwo numva uri muransezera vuba vuba, wagize ubwoba bye. Oya ntabwo ese Karabo wowe urasezera abantu, dufashe conclusion y'ikiganiro, none urashaka ko dukomeza kuvuga. Icyo twabwira abantu ni ukwimakaza urukundo, ni ugukundana, ni ukwirinda amashyari, ni ugukora buri kimwe cyose gishobora gutuma mugenzi wawe. Umuntu uzanga umuntu ari we wese, umva noneho mbivuge, nuwanga umuntu ari we wese nkureba ushingiye uko umuntu ameze, yaba ari mugufi, yaba ari muremure, yaba ari umuzungu, yaba ari umwirabura, yaba asa na Patrick, nkureba nzagukomanyiriza, nzakuripotinga mu nzego za leta, nanjye ubwanjye nzaguhagurukana niwanga nimbona ntarimo kuhita mbona inzego aho ngaho hafi mfata inkoni nkubu ziture mu bitugu. Okay ndumva ari ibyo. Kara urakoze cyane. Nimero yanjye se uze kuyimpeningira ibwira abantu 078 078 855 7 8 4 mani barindi.